Turi kumwe na Igiraneza Jean Claude, wowe ninde? DJ Gift. DJ Gift. Umujeni ni DJ. Inzozi zawe zabimamo? Ya. Urashaka kuzaba nkande? Nka DJ Filipita. DJ? Filipita. DJ Filipita. DJ Filipita baragufana. Umwana ashaka kuba nkawe. Uyu mujeni inzozi ze no kuba nkawe. Hello. Oui. Meze mke. Amakuru. Kunumbura ahantu wagira ngo sinze ahantu uri nameze. Yego. Ntabwo ugeze ujya ku ishuri se umunsi? Yego. Navugana na Frank. Yego. Frank. Wowe wiga ijoro. Niga kuri Niraka, niga kuri Niraka, University kuri Niraka. Okay, it's a boy hano kuri Wix TV. Nyamuneka niba ukeneye kudodesha umwenda mwiza, ukeneye kwandikisha ku mwenda, ukeneye gukora logo, ukeneye buri kimwe, nyamuneka hamagara zino nomero 079 544 930. Uyu mujene aragukorera boro za danje. Ni Wix. Icyo usabwa no kwanza kora subscribe kuri Wix channel, then ukajya kuri TikTok, Instagram ndetse na YouTube, ugatera comment ubone tukabana. Ari uyu munsi twasuye abajeni bacu muri Kigali. Bakwita nde papa? Jean Claude. Irinde? Igiraneza Jean Claude. Turi kumwe na Igiraneza Jean Claude, wowe ninde? DJ Gift. DJ? Gift. Umujeni ni DJ. Inzozi zawe zabimamo? Ya. Urashaka kuzaba nkande? Nka DJ Filipita. DJ? Filipita. DJ Filipita. DJ Filipita baragufana. Umwana ashaka kuba nkawe. Uyu mujeni inzozi ze no kuba nkawe. Noneho ahangaha sibyo? Aha bahita nguki? Aha? Kicukiro Ziniya. Kicukiro, turi mu Kicukiro, ntabwo nari mbizi. Reka turebe sibyo? Amafaranga menshi wakoreye nangahe muri aka kazi? Muri aka kazi? Yego. 8,000. Umunsi umwe 8,000? Yes. Wakuyemo kurya byose byavuyemo cyane. Wowe make wakoreye nangahe? Ukavuga uyu munsi nahiye. Nahiye make nakoreye 3,000 wahiye. Wibuze ko akazi gafite amafaranga, nta kazi k'umunyagaraga hari, sibyo? Noneho nga dufite challenge, sibyo? Mumbwe na muyiminda bidira, sibyo? Challenge yacu iragira iti: urafata umukobwa ntabwo umunsi umuhamagare, sibyo? Umuhamagare, umuvugana umutereti, twese twumva, umwemeze, then mupange kuzahura. Ubutaha tukazahura mu mwango twarahuye, sibyo? Urukundo rwo kuri telefone muraruzi se? turaruzi. Turaruzi. Rero wakunda umuntu mutarahura cyane. Sinkorwa kuri Facebook. Tugiye kureba sibyo? Abajeni ngo Facebook bagiye bakunda, tugiye kureba sibyo? Tugiye kumuhamagara tubikore? Yego. Tubikore? Ninde uri bubishobore? Ndabishobora. Uriya minira? Uramutereta? Nawe wabishobora? Reka tubanze turebe uyu nguyu. Sibyo? Tugiye kumuhamagara. Uyirahuze, sibyo? Tugiye guhamagara uwundi. Muturebere mu mbwene wabishobora. Nasa akazi abantu bagakora bavuga ngo akazi nako umunyagara. Ubwo abo muntu wamubwira ngo iki? Nta kazi k'umunyagara kaba. Nta kazi k'umunyagara kaba. Kandi akazi uragakunda cyane. Oya. Abakunze kariko kantunze. Ngo kagutunze. Rero tugiye guhamagara umwana. Sibyo? Uyu mukobwa yiga kaminuza. Sibyo? Ariko wowe muterete aho umuntu ufite confidence, sibyo? None se pa, wowe wumva uteganya kuba washaka? Yewe. Nyuma y'imyaka 7. Uba wumva washaka umukobwa uteye ute? Umukobwa nyine numva nishimiye. Yego. Umukobwa nyine ubona ko nawe ufite ejo heza. Umukobwa ufite ejo heza. Hafungutse. Ubwo hafungutse gute? Ndabona kudufata. Turakomeza tugerageze. Umukobwa ufungutse umutwe w'umukobwa umeze gute?
ahubwo nyine nawe hari ukuntu ureba umuntu ukavuga ati ese ubu wenda nimba wenda tubaye ko ngiye nkorera nk'ibihumbi 5 wenda ku munsi, ubwo mu kwezi ni 5 ntabwo uruhuka. ese wakora utaruhuka basi dufate mu munsi wenda buri gitano ryawe uvuga ati nzanizigama 60 cyangwa se ryagiye kujya kwishyura yagufasha. Twagiye, reka twumve. Alo? Kirana gereza telefone. Telefone ya gereza. Umeze bite? Amakuru? Uko numva wagira ngo uraryamye. None uri bizi ko numva twashaka kuvugana? Niko? Uri bizi ko numva urashaka ko tuvugana? Wari umeze neza? Halo? Ndi kubwira ngo wari umeze neza? Wamenye se? Niko ye? Nabwira na Jack Claude. Kubwira ngo uravugana na Jack Claude. Ko numvire urusaku ahantu hari kugwa imvura. Reka duhamagara undi. Uyu nguyu aramunaniye. Reka twumvunde, reka twumvunde. Uyu aramunaniye. Tugiye guhamagara umuntu. Ko numva ndi buheremo. Oya ntabwo yarambuye arakunaniye umunota umwe ahise agukupa aramukupye. Sibyo? ubundi Tugiye guhamagara undi. Ubwo no mubeshya izina, none ushaka kubanza izina Jean Claude. Mubeshye niho izina twumve. Ese Jean Claude? Oya ntabwo niko Jean Claude. No mubwira ngo nshobora kuba nitwa Kwizera. Muyaha nakubonye aha. Sibyo? Uyu mukobwa cyangwa ngo umukobwa uri Muhanga. Sibyo? Umubwira ati yiga kaminuza i Muhanga. Umubwira uti jewe ndaha ibaye kompoze kaduhamagara undi, ariko ndumva bimwe biraza biragenda biza. Reka duhamagara undi guys. Ndi gutere. Twagiye tugiye guhamagara undi. Uyiga kuri Nirag. Ugiye kumutereta nawe. Wimubwa kwitwa Jean Claude, mubwa kwitwa Frank. Mwahuriye ku ishuri. Sibyo? Wiga ijoro. Reka twumve kadufata. Guys, mukomeze gukora subscribe kuri Wix TV. Okay. Hello. Oui. Meze mke. Amakuru. Ko numva ahantu wagira ngo sinze ahantu unameze. Yego. Ntabwo ugeze ujya ku ishuri se uyu munsi? Yego. Navugana na Frank. Yego. Yiga kuri Nirag, niga kuri Nirag, University kuri Nirag. Wiga kuri Nirag? Yego. Ntacyo nyine mpamvu ni uko ariho wiga, mbizi neza ko ariho wiga, ariko twanamenyana ntabirenze. Njyewe niga nijoro. Twamenyana hari icyo bitwaye. Uri ngo witwa Frank ngo wiga nijoro? Ariko tumenye hari icyo byaba bitwaye. Yizire. Waba ubona umwanya ryari? Ko ntari i Kigali. Ntagana he?
ntabwo ndi i Kigali ubu ngubu. Ahagana he nyine? Uwo ninde usubira inyuma ngo ahagane? Uwo ninde unise uvuga ngo ahagane? Oya ni ahantu nyine nje hari abantu bari kuvuga ati munzanira akantu ko Niko. akantu ko kumva. urahagana he mu ntara y'ahagana he? Ndi mu majyepfo. Amajyepfo ahagana I Huye. Huye ahagana he ko nanjye ho mu rugo. Iwanyu ni Huye Magana ane. Ngenda Ari- kwitaba. nanjye yemerera hari itumba niho mu rugo. None nimero yagiye kuyezi. Sataka we. Ikibazo hano nayikuye twamenye watumenye nta nayikuye twamenye tukabonana tugahura watumenye nta nayikuye Ntabwo ndi kumva. nkubwira ngo twahuye tukamenyana watumenye nta nayikuye watusanga unanze ahubwo nyine ko uri kwirengagiza. Franka. Yego. Franka. None se man. Nyine ni umuhungu Nakubeshye hino. ni umuhungu w'imibiri yombi ukuntu ufite ubwanwa na favore muremure atari mugufi ari mu rugero numva nta hantu muzi. Witwa Franka? Yego. Yego yiyeretse ifoto yawe. Gikoresha WhatsApp. Iyo niyo nimero ukoresha WhatsApp. Umamagaye kuri Yesu. Iyi ngiyi MTN 778. Okay, ndaza kukwandikira WhatsApp tuvugana. Aho nta kibazo. Ntamereze. Umujene akaba aratwemeje wallahi man. Ibi bintu man, ibi bintu izi confidence zikura hehe? Izi confidence zikura hehe? Cyangwa nyine bitewe. Yego. Nabaye ahantu henshi cyangwa se na Kigali nahageze. Wageze Kigali ryari? Nageze Kigali 2020. Koko se uvuka i Huye? Niho mu rugo. Uwavuye i Huye uje kunyonga igare. Nabanje kuva i Huye. Nza Kigali bisanzwe. Natangiye kunyonga igare 2023. Imbogamizi uhura mu igare ni izihe? Imbogamizi uhura nazo mu igare? Cyane imbogamizi zimwe na zimwe umuntu agenda ahura nazo no kuvuga ngo ni ukuza wenda mu muhanda umuntu akaba yabura abagenzi. Yego. Nta kindi kintu umuntu ahura nacyo. Cyangwa wakora impanuka ukamara iminsi nk'itatu cyangwa 2 udakora. Hari bashiki bacu baba batwara igare. Hari bashiki bacu baba batwara igare wari wabona? Muri mihanda nabonyemo umwe gusa. Wabonyemo umwe? Yego. Ngahabwira nka bashiki bacu baza amagare batarabasha kugera hanga bava akazi sinabo munyonzi. Babwira nk'ikintu kimwe. Buriya yego twese haba umukobwa haba umuhungu nta kintu kimwe cyashobora. Yego. Kuba bitinya bazi imihanda bagakorera ibiceri Imana. Bazi bakorera ibiceri cyane. Babeho nk'ubuzima nk'ubwawe nk'uko tubona bagiye bamwe mu Rwanda. Uwo ubona byanze hari ahantu wakorera kwa biri kwangatu. Ariko ukavuga ati ngewe nje imihanda ufite akagare kawe ukaza bakorera ibiceri kuko ari umusitani uri kubikorera kandi ari rwamusubije mu muhanda. Umeze neza. Cyane. Siwe buri abatipe benshi bakunda gutwara. Si abatipe benshi bakunda gutega. Kuvuga ngo wowe nyine urumva nawe umukobwa yaje kunyonga igare wese yifuza ko yamutwara. Yego. None se uba wifuza gukundana n'umukobwa se umukobwa uzata mu mago ari umukobwa umeze gute? Ngewe umukobwa na tamago tuvuga ngo wenda yaba yarize yaba atarize ko ngewe nanjye ayo nagarakiyemo ni make cyane. Ariko umukobwa ufite mu mutwe nge nawe twafatanya tugakora bikaza. Ntajya uvuga ngo yarize ngo ni mwiza yenda ntago nawe wajya gushaka wandi mubi akwiye gushaka wa mukobwa. Urashaka umukobwa mwiza ku isura cyangwa mwiza ku mutima? Umukobwa mwiza ku mutima pana ku isura. Mwiza ku mutima iyo ku isura yaba ari mubi nagute amagambo ya rubanda. Wapi cyaze pa apfa kubazi afite gahunda. Wallahi nase girafre umeze neza. Uyu mutipa mvishe ko na teretasi yagukomye umutipa arabizi. None se amasaha meza wuzuye gutereta nayaye? Amasaha meza nimugoroba saa 3 saa 4 ukongera gutereta ryari? Agasaha 11 ka mugitondo. Ese nawe ya video y'amano urayibonye? Ntago yibonye? Wowe ntago yibonye video y'amano? Oya. Oya.
ntabwo yibonye izo zaga nubwo ugeze uzumva nayumvisheho tu ukoresha WhatsApp ukoresha TikTok ukoresha izo mboga ukunda kujyaho cyane na Instagram ndayikoresha Instagram urikoresha uza baro waba warazibonye narazibonye none se ari wowe nawe wisanze iriya video yagiye hanze byagenda bite nisanze yagiye hanze gutya ngende umujene uri umujene nyine gutya ngiye kako nzira nyine urubyiruko rwinshi cyangwa abakobwa benshi wata agaciro nyine icyizere bagufite kiragabanyuka si nyine ntago aba ari fresh ziriya video nanjye ntago nayishyira hanze nubwo n'abandi umustar umeze oya none inkombero zawe cyangwa se kumva gutera imbere kwawe ni iki kintu wasaba leta kugira ivuga ati ndashaka umudushyikira muri iki gikorwa imbogamizi yo muhora nazo bavati leta tubona abamotari ko bataka ngo essence yazamutse cyangwa se ngo barabandikira buri munsi wowe nize mbogamizi yewe nizabura ariko cyo ngiye numva badufasha wenda kuko nk'ubu uratwara igare wagera nk'umukiriya bakagufata ukishyura amafaranga nk'ibihumbi 10 kandi mwishyura niwe wemerewe gukora ufite umugore n'abana nk'abana 3 bagomba kubatunga bakajya ku ishuri ubundi wemerewe gusoza akazi sangahe leta yashyize amasaha yanjye sangahe ukora ukageza sangahe none se urumva nyine wowe hari imbogamizi uhura nazo kandi watahiye ku gihe none se yenda n'urugero ku manywa imba ugeze mu kiraro nko gukuraho umugenzi bakagufata ukishyura namwe barabafata mufite abagenzi cyangwa abapolisi babafata mufite umuntu ubakuriye akakwandikira uko uvanyeho umuntu bitemewe ntago akwandikira we garagara arifata akatwara ku murenge nyine akagenda kwishyura 10,000 njye nishyuye 15,000 none ukaba usaba leta ko batwongeza amasaha kuko ayo masaha ya saa 12 niyo masaha meza yo gukora aba arimo abagenzi none se ko nta matara mufite mukoze simwateza impanuka bazadushyirire bazadutegeke muvuga ati mushyire ibinyoteri mushyire amatara ariko mukore urasaba leta basi mukora mukajya mugeza sangahe byibura wenda nka saa yine mukajya mugeza saa yine gusa sibyo mwifurije kuronka sibyo muri uyu muhanda sibyo kandi ugakora ukatera imbere urashaka gutera imbere ukaba waba nkande bambwe gushaka kuba Philipita inzozi zawe ntabwo uvuye ngo urashaka gukora amafaranga njye kwigura DJ nanjye ejo nzikanga n'abaye DJ njye hostinga wari wa hostinga nawe njyewe ntago nda hostinga namwe ariko nta nubwo murahura na Philipita oya bawure sky ako nyine nk'umustar nkanjye kumva no nyine uhura naye ngo mukore mu ntoki njye nyine numvishe nabyifuza ariko ntago byanshobokeye Philipita washatse kuntu ugerageza ukajya kuri aba bantu bakanyagwa ko nabo bagufana bameze nabi ngagira ikintu mubwira sibyo Philipita mbwira ati jewe nagusanze ha sky ariko kugukoraho byarane basi bazambare basi nkagusuhuza nyine ntago namurenganya kuko nawe aje guhostinga ariko nyine uko namubonye ni umujene mwiza sinyanagira urukundo ari nta muntu usabana nawe uramureba ukamenya gusa nyine ngiye ikintu nifuza urugero rwose umuntu wese azabona akumva mwishimiye cyangwa n'undi amwishimiye ajyamuha agaciro imba namusuhuza nace amazi ko yatari umusitari gusa ngenda mufana uramufana nta mukobwa ujya wifuza kuba yatereta yabona twara igare akaza kukwanga nyuma se ngewe nyine ngewe ko ngahagarika wenda ngewe nishyize mu ishusho y'ubunyonzi nta mukobwa napfa gutereta ngo akatire mutarahuye nta mukobwa napfa gutereta ariko abizi neza se ukamubwiza ukuri ko ufite uko uri umunyonzi akagukunda se abantu baratandukanye ashobora kuba yagukunda ariko hari nyine buri wese n'inzozi ze tu avuga ati si nk'umunyonzi azangiza ku nyine bitewe nyine ibintu biva mu kunyonga ntabyazi sibyo cyangwa imibereho y'abanyonzi ntayazi nyine byaterwa n'uwo mukobwa uburyo ateyemo noneho ukaba wifuza kuzaba umudiji Philipita wakigishije uyu muhungu basi kagufana ukamutema niyo amafaranga akwishyura nka make yawe wabyemera se ukajya kwiga ubudiji nawe ugahostinga ukabona abamisitari bavuye mu magare gusa abo bantu bazabibuka abantu mukorana ntabwo buri munsi njya mpfa kwibagira okay right guys nkuko mubibona sibyo twasuye abantu bari muri Ziniya muri Kigali sibyo mu inzozi zabo bazitubwiye imbogamizi barimo guhura nazo ko barimo kubandikira barifuza ko leta yabazamura ikabashyiramo isaha basi yabongeze se ikabaha saa moya babisabye leta kandi ngo barimo barabandikira kenshi gashobotse rwose abantu babahagarariye mu barwaneho muri kubandikira kenshi gashobotse amagare muri kuyatwara ku mirenge mushyira mu bwate amafaranga niba tumufatiye aha agomba kwishyura 3 ariko reka twe kumutwara ku murenge guys
wakoze kubana nanjye. Namwe mwakoze kabisa kandi kutugezaho ibyo bitekerezo kabisa, ibyo byari bikwiye kabisa ko tubibabwira kuko birabangamye kabisa. Wowe se ubundi wifuza kuzahura mu igare cyangwa urashaka kuzarivamo? Njyewe ntabwo njye nifuza kuzahora nyonga igare kuko kenshi na kenshi abantu benshi bazwi igare samutaya nyine bavuga ko ari umurimo ugayitse, sibyo? Ariko benshi utunze benshi Kigali, abasore abagabo bubatse ingo nyine kandi rimwe na rimwe nyine twifuza ko twajyaho tuva tukajyaho tugera. Nk'ubu ngubu umuntu utwaye igare yifuza gutera imbere ava kuri gare ajya ku rumo. Ubu wifuza kuzatwara moto? Kubize kuzatwara moto ariko ugakorera agategura ukageza ugatwara moto. Mbonye n'ubushobozi ko natwara n'imodoka nabyo birembe. Abajeni bacu bafite inyanjaro nyinshi, icyo mbasaba tubashyigikire, tubatere inkunga. Ufite ikintu rwose agira icyo afasha ubuyobozi bwacu bashe kugira icyo buhinduraho. Mwari muri kumwe nanjye Wix. Ciao ciao. Merci kabisa.